nkomeje kugenda nkwifuriza ibihe byiza aho urimo kugenda utwumvira aho waba uherereye hose, waba uri mu majyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba ndetse nawe uri hano mu mujyi wa Kigali. Nizere yuko mwakomeje kugenda mugubwa neza, ariko wowe uramutse ibintu bitagenze neza, warwaye, warwaje cyangwa se wagize ibyago, ndakubwira nti komeza kugenda wihangana, kuko nukurikirana na kino kiganiro uraza kunguka byinshi bitandukanye. Wowe ufite ibibazo byakubanye ingorabahizi, byaba bituruka muri karande kameza miryango, byaba biva mu byo bita intezi, uraza kubona igisubizo cyiza. Hari igihe waba umaze iminsi umerewe nabi, ariko igisubizo ukaza kugihabwa nukomeza kugenda udukurikira. Hari rero wowe wambajije byinshi ku byerekeranye na karande kameza miryango, wowe wambajije ku byerekeranye no kurongozwa umwishywa ndetse n'impamvu bakoraga ibyo ngibyo. Ndashaka kugusubiza, ndashaka kuganiriza ibyerekeranye no hambere ahangaha. Ubundi kuva nko muri 959 abasogokuruza bacu, abakurambere bacu bari bafite ubuvuzi bushingiye ku muco. Tugendane neza uraza kumva byinshi bitandukanye. Gihanga yigishije abakurambere bacu ubukorikori butandukanye. Noneho amaze kubigisha ukuntu bajya bifasha kugira ngo imibereho yabo izamuke, noneho abigisha n'uburyo bagomba kwifasha baramutse bagize ibibazo bitandukanye. Ni ibihe bibazo bagiraga muri iyo minsi yabo? Ese twebwe muri iyi minsi byaba bifitanye isano? Ndashaka ko tugendana. Ni ibiki byabagendagaho? Ni ibiki byagendaga biyoyora ibyabo? Hari ibintu nshaka ko tuganira ahangaha, ni ibintu bitatu: ikijyanye n'ikintu cyerekeranye n'amarozi, ikijyanye n'abazimu cyangwa se imyuka mibi, ndetse n'ikijyanye no kurenga kuri kirazira. Ibyo bintu uko ari bitatu bakekaga ko abakurambere bacu ko ari byo bibatera uburwayi, cyangwa se bikagenda biyoyora ibyo bafite cyangwa se ibyo batunze, bikagenda bibuza abana babo cyangwa se bikababurira abana babo. Abana rimwe na rimwe ugasanga ntibashaka kongera gusubira mu rugo, cyangwa se ntibumvikane n'ababyeyi. Ibyo bintu uko ari bitatu hari aho bikomoka. Hari igihe biba ari karande kameza miryango, cyangwa se bikaba ari bituruka mu cyo bita intezi. Ubyumve neza kandi bisobanukirwe. Muri kino kiganiro byibura ndashaka ko tuganira kugira ngo wowe nawe ufite bino bibazo bitandukanye biva muri karande kameza miryango, cyangwa se biva mu byo bita intezi, waba wararozwe, waba ufite imyuka mibi, abazimu bagutera cyangwa se bakabagutongera, waba wararenze kuri kirazira ukagira ibintu bigenda bigukurikirana bikogogamo ibyo wagerageje gukora byose bikajya hasi, ibyo ugerageje gukora byose ntibigende, uraza kungukiramo byinshi bitandukanye. Ndashaka rero wowe unkurikiye, nimba ushaka gutanga igitekerezo cyangwa se ukazampamagara tukagira byinshi tuganira, ndashaka ko byibura wandika umurongo wa telefone. Umurongo wa telefone wandike 0788 00 75 130. Reka nongere nyigusubiremo. Andika 0788 00 75 130. Uwo murongo ujye wandikaho Kisake, kuko akenshi na kenshi uzajya umpamagara nkuyobore uze neza ungereho aho mba ndi. Mpamvu mba nguhaye uwo murongo,
aya masaha mba mfite iminota mike cyane, ntabwo byose twabiganira uko byakabaye, ariko ujye umpamagara nimva neza kuri zino mikoro tuganira, ariko ubutumwa bwanyu bwo ndabwakira. Reka mbanze nguhe na Airtel Tigo, noneho duhite twanzika mu kiganiro neza. Airtel Tigo ni 07 25 92 63 36. Reka nongere nyigusubiriremo. Andika 07 25 92 63 36. Iyo mirongo yombi wayimbonaho rwose. Uramutse umpamagaye ukambaza uti se ibi nibi biterwa n'iki, bituruka hehe, ese nakora iki, iyo mirongo yombi rwose neza izazi kungezeho. Nkwibutsa ko nagushyiriyeho igikorwa cyo kugukurikirana kuri bino bibazo bisanzwe ndetse na bino bibazo bidasanzwe. Hari ibisanzwe abantu muzi rwose pe, ukaba uzi ko hariho amibe ikagukona, cyangwa se ukaba uzi ko ugira gutyo ukihagarika ubabara, ukaba uzi ko ufite umugongo ukurya. Ibyo ni ibibazo bisanzwe. Ukaba uzi ko rwose kwegera uwo mwashakanye ngo munoze amabanga y'abashakanye byakunaniye, ugatera icyo bita kabukoko. Ibyo ni ibibazo bisanzwe abantu musanganywe, ariko hari ibindi bibazo abantu mutajya mutekerezaho kandi bikabakurura, rimwe na rimwe bikajyana ibyanyu, rimwe na rimwe abana bawe ugasanga ntabwo neza birimo biragenda. Reka nguhe urugero ho gatoya mpite noneho ninzika neza. Hari igihe ugira gutya ukabona abana bawe bose bamaze kujya kurangiza amashuri, noneho bahise bikubita mu biyobyabwenge, ntibashaka kukumva, rimwe na rimwe ntibashaka no kugaruka mu rugo. Aho ngaho hakaza guhita twinjira muri bya bindi byerekeranye n'uburyo cy'umuntu ashobora kukwaburira abana bawe bose, kababura ntimwumvikane, cyangwa se bakagira icyo bita icyangiro, cyangwa se nawe ukaba ugifite, bakaba bari ku murimo bose bagahita bawuvaho. Kubera iki? Ibyo babatongera. Ibyo ngibyo byerekeranye n'imyuka mibi, byerekeranye na karande kamezamiryango, byerekeranye n'intezi. Ibyo ngibyo nibyo nise ibidasanzwe abantu mutajya mutekereza, mutajya muha agaciro. Ugasanga rimwe na rimwe baguterereje amahembe, baguterereje za nyabingi, cyangwa se ibifaru, cyangwa se bakabigutongera, ukarara wumva ibintu bigenda ku nzu yawe byikubitaho, byicokoraho nk'imisenyi, ntiwibaze impamvu zabyo. Ariko ndakubwira ngo ujye utekereza inshuro zirenze 2. Ntabwo nkubeshya rwose pe. Utekereza inshuro zirenze 2 kubikugaragaraho, kubigaragara ku muryango wawe. Ugasanga umuntu rwose mu muryango gutera imbere byaranze, kumbe bagize gutya baramufatira, bamuzirika ahantu hamwe kandi abandi bose rwose pe ugasanga barimo baratera imbere, ariko we hari ibyo bamukoreye, cyangwa se bamugize n'igitambo cyabyo, abo mugirwa wabyo. Ahamya ahantu hamwe, mujya mwihangana kisace nganira namwe nanasekamo, kuko ariko ntago mba nishimye, burya akababaje gasekwa nk'akeza. Ubyumve rwose kandi ubisobanukirwe. Niyo mpamvu mba ngira ngo tuganire, turebe ibyo bintu n'uburyo ki byagira gutya bikavaho. Ahangaha rero nari maze kubabwira uburyo ki basogokuruza bacu bahuraga n'ibibazo. Ese iyo bahuraga nabyo bitwaraga gute, babigenzaga gute? Banyuraga mu nzira isanzwe cyangwa se idasanzwe? Mani magambo, banyuraga mu nzira iziguye n'itaziguye, kugira ngo umuntu bagize gutya bagateza iyo imyuka mibi ibashe kumukongorwaho. Reka nkubaze wowe nteze amatwi, muri iyi minsi nta bantu bagira gutya bagateza imyuka mibi?
nta bantu bagira gutya bakaroga abandi, nta bantu bagira gutya bakarenga kuri kirazira, cyangwa se abandi bakabibatongera, cyangwa se ukaba ari byo ukura muri karande kamezamiryango. Reka nkubaze kandi nawe unsubize, ubundi kuva neza neza kuri Gihanga ukaza ukageza ku mwaduko w'abazungu, basogokuruza bacu hari ibyo bakoreshaga kugira ngo bamenye umuntu yarozwe iki. Umuntu ubu ugishyiraho inyakiramajwi y'aka kanya asanze tumaze gusobanura byinshi. Aya masaha ujya unkurikira nzajya ngenda bigusobanurira. Babaga bafite umuvumbura bazimu, ukavumbura ibyo bintu byose baguterereje, cyangwa se akaba ari ibyo ukura muri karande kamezamiryango. Bakabasha bakabimenya. Babaga bafite umushyigura, ahangaha babaga bafite umwirinzi, babaga bafite umuturirwa, babaga bafite umucyuracyura. Iyo umugore yataga urugo cyangwa se umugabo agata urugo, barawukoreshaga akigarura mu rugo. Babaga bafite umwifuzo. Ahangaha ni iby'Imana yaremenye nimo ndababwira, nabo bakoreshaga. Nkibaza, ese muri iyi minsi yacu bwa buvuzi bushingiye ku muco kera bari bafite, ese muri iyi minsi bwagiye hehe? Njye kisake ndabyibaza cyane. Nkibaza nti abantu muriho muri iyi minsi, rimwe na rimwe babatongera ibyo mutazi, rimwe na rimwe mukabivana muri karande z'iwanyu, cyangwa se mukabivana mu ntezi, ibyo ntimubimenye. Ese nkibaza ngo ibi bintu abantu bazabimenya ryari ko umuntu yagakwiye gukoresha umwirinzi, yagakwiye gukoresha umushyigura, yagakwiye gukoresha kamaramahano ikavanaho ibyo byose? Ariko rimwe na rimwe ntabwo mubizi rwose, reka no kubarenganya, ntabwo mubizi. Niyo mpamvu rero basogokuruza banjye babinsigiye kugira ngo nawe ubwawe mbe nagufasha, noneho usubire ku murongo. Rwose iki nakikubwiye, nimba ushaka ko tuganira, ugashaka ko uzaza ukangiraho, andika umurongo wa telefone. Umurongo wa telefone uzajya ukoresha, noneho ukampamagara ukaza ukangiraho. Andika 07 8 00 75 130. Reka nongere nkugusubiremo, ni 07 8 00 75 130. Iyo ni MTN. Hari na Airtel Tigo. Airtel Tigo ni 07 25 92 63 36. Iyo mirongo ujye uyandikaho kisake. Yuje ukangiraho ndagufasha rwose. Nkwibutsa ko ndi hano Kicukiro Centre. Kicukiro Centre iyo uhageze uba wangezeho. Yibutsa ko nagushyiriyeho igikorwa cyo kugukurikirana, cyo kugufasha. Hari igihe waba warirukansa ahantu henshi hatandukanye, ibyawe ntibisobanuke, ibyawe ntibijye ku murongo, ibyo wifuzaga ntubibone. Ariko ndakubwira ngo iyo uje hano mu kigo kwa Kisake, ndagufasha ibintu bikagenda neza. Nakikubwiye kuko Bibiliya kuba yemera iravuga ngo tubaririze kandi tubaze inzira nziza za basogokuruza bacu, inziza aho ziri tubaraho tugenza gute, tubareho tunyura. Ibi bintu bivanwaho n'iki? Bikongorwa n'iki? Ibyo by'imyuka mibi, ibyo by'amarozi, ibyo baba bagutongereye. Hari ibintu bibiri. Cyambere no gusenga no kwegera Imana, ariko nabyo bikagira uburyo bikorwamo. Kuko buriya na Yezu, cyangwa se Yesu uko wabyita kose, akiri ku isi yafasha kondo, cyangwa se icyo yafashe cyose asiga ku maso y'impumyi irahumuka. Ntago yafasheho gutyo gusa, ahubwo hari icyo yakoze. Ubyumve neza. Mu yandi magambo yaravugaga iti, ni nk'amarenga yaduciraga iti, hari ibyo namwe mwagakoresheje mukamererwa neza.
mu yandi magambo ukenera kurya, ukenera kunywa, nibyo ni iby'Imana yaremye. Hari ibyo rero yaremye yadushyiriyeho kugira ngo ubikoreshe. Ntabwo nkubeshya. Gusenga burya bijyana no kwivuza, ukimenye uko ari bibiri biba bifatanye. Biba bifatanye rwose. Kenshi na kenshi hari igihe umuntu akubwira ati rwose nabonye ibyawe nabimenye kuko barakuroze, bigaciraho ntagire ikindi akurengerezaho cyo kugufasha. Reka nkubwire wowe muntu umeze utyo, wowe unyumva, gira gutya umpamagare uze ngufashe. Uze rwose uze ngufashe. Abantu muri iburengerazuba mbahaye ikaze aho mu gice cya Karongi. Aho mu gice cya Karongi hano Rubengera ndahari. Ahangaha neza neza Rubengera iyo uhageze uba urahansanga. Abantu rero muri Nyamasheke, abantu muri Rusizi, abantu aho za Ngororero hafi aho ngaho, abantu muri hano Rutsiro mbahaye ikaze. Abantu muri za Rutsiro mwarambwiye muti Kisake twegere. Naje rero ndahangaha neza neza Rubengera. Muzamuke munsange hano Rubengera mbariho mbafashiriza. Rimwe na rimwe hari abafite ibitama, rwose hari abaroga icyo bita ibijaganyuro, icyo bita kajaganya. Ugasanga umuntu agize gutya afite urugo ariko arirwa ashwana n'uwo bashakanye. Rwose ntacyo bapfuye, ari ibintu bya kajaganya babashyizeho. Ariko se wari uzi kera ibyo ngibyo icyabivanagaho? Reka mbanze nkubwire, iyo babikoraga hari ibyo bakoreshaga bikavaho. None se wari uzi ko muri iyi minsi ariho bibonetse gusa? Oya. Ubundi kera babaga bafite icyo bita umuhezayo. Ntago nje kubigisha uko baroga. Oya, ahubwo mbanje kugira ngo dusanasanirane, tumenye icyakorwa umuntu yarozwa akarogorwa, tumenye icyakorwa umuntu yatejwe imyuka mibi akayikongorwaho, tumenye icyakorwa umuntu yarenze kuri kirazira noneho akongera akamererwa neza. Hari igihe usanga neza neza bagukubise umuhuta ubundi neza ni bihita birangira ibyawe. Ariko muri iyi minsi usigaye bagira gutya bakaguha icyo bita umuhezayo, ukaguhezayo. Nyiragashihika birahari. Umuntu akagukubita icyo bita umwange, umuntu yataha ari umugabo akakureba ikijisho, nta kintu mwapfuye, kumbe hari impamvu zabyo. Waba uzi impamvu ibintu wumva binyanyagira nk'umusenyi ku nzu iwawe? Waba uzi ikibitera? Kenshi na kenshi hari igihe iba ari imyuka mibi ibyihishe inyuma utabizi. Reka nikomereze. Ahangaha ibyo bakoreshaga byo ni byinshi, ariko wowe hari igihe waba utabizi. Hari igihe ugira gutya neza neza uri kumwe n'uwo mukundana, ariko ibintu bigahita birangira ntumenye aho bipfiriye. Mwaka ukaba umwe, 3, 5, umuntu aza akagenda uko yagenje gute, uko yakaje, wowe utabishaka, wowe utabyifuza. Ariko ndakubwira ngo wowe unteze amatwi, ujye ugira gutya uzungereho, nzagufasha rwose. Ndahangaha rero neza neza Rubengera aho muri Karongi. Abantu ba Rutsiro nimwe mwambwiye muti Kisake ngwino tugereho hano hafi. Ndahari rero ahangaha Karongi, nimuzamuke muze murambona. Kenshi na kenshi hari abababwira ngo ndaha. Reka nkubwire, umuntu uzakubwira ngo ni Kisake, ujye ubanza umuhamagare urebe ko anakwitaba. Hari abamamagara bati Kisake umuntu tubonye ahangaha azenguruka ni wowe. Ababwira nti reka. Nge ndi Kigali Kicukiro santere, ahandi nkaba hano neza Rubengera Karongi. Ninteganya kuza namwe nkabegera, wowe urimo kugenda umbwira ati aha naha, reka mbabwire muzajya mubimenyeshwa. Ahangaha rero neza neza Rubengera aho nugera ku giti neza uzahita umpamagara ku giti kinini ko bahita. Ahandi rero nsanga ni hano i Kigali. Kwibutsa umurongo wa telefone noneho mpita nihuta gusubiza ba bantu bambaje ngo Karande Kameza miryango ituruka hehe?
kurongozwa umwishywa ni iyihe mpamvu babikoraga? Noneho mpite ngusubiza rwose. Murongo wa telefone gira gutya uwandike, andika 07 8 00 75 130. Ni 07 8 00 75 130. Hakaba na Airtel Tigo. Airtel Tigo ni 07 25 92 63 36. Ni 07 25 92 63 36. Ujye wandikaho Kisake. Ni iyihe mpamvu baterekeraga? Ni iyihe mpamvu babandwaga? Kabanza nkusomere cyangwa se nkubwire muri makeya. Hari umushakashatsi ugeze kubivugaho, avuga buryo ki abazimu aribo bitirirwaga indwara, ibyago ndetse n'igihombo mu bantu. Sinzi nimba ibi bintu ubyumvise cyangwa se hari icyo ukuyemo. Banza ubyumve neza. Abazimu nibo bitirirwaga indwara, ibyago, igihombo biboneka mu bantu. Noneho hakaba hariho umuzimu w'umurakare. Niko hakaba hari umuzimu w'iki? W'umurakare uza akakurakarira. Ni iyihe mpamvu iyo umusore yapfaga atarongowe bamuhambanaga ikara? Ni iyihe mpamvu inkumi iyo yagendaga cyangwa se yapfaga itarongowe bayihambanaga ikara? Niko babaga bafite akazi aho ngaho hafi, bakagatongereramo amagambo kugira ngo umuzimu utakiriho atazagaruka akabatera. Tugendane neza. Ubundi kubandwa no guterekera byari ukugusha neza abazimu. Icyo kintu cyumve. Reka mpere mu guterekera, bigizwe n'amagambo abiri. Hari uguteka hakaba no gutereka. Iki kintu ucyumve neza. Hari uguteka hakaba no kugenza gute? No gutereka. Baratekaga, bazanaga amasaka bagashyiraho, inyama bagashyiraho, gitoki, inzoga n'ibindi. Barangiza bagateka. Guteka ni ukwicara kw'abakuru. Iyo mihango iyo babaga bagiye kuyikora nuko babigenzaga. Barangiza bakegeranya umuryango, bakegeranya abana, bakababwira bati nimuze hari icyo tugiye gusaba. Wabyumvise? Ibyo nari ngiye kukubwira aka kanya ndabikubwira. Maze kukubwira ibyo ngiye kukubwira aka kanya, barangiza bakavuga bati nyakugira Imana twaje. Bati twaje kukwereka abana. Ati turaje ngo mudutsindire abanzi, mudutsindire abagome, mudutsindire abarozi. Ati mudutsindire abajura. Ariko nyakugira Imana ati aba bana bacu ko ari 8, ko ari 12, tubabashyize mu maboko yanyu, bazababera 8. Wumvise aho karande kameza miryango itangirira? Wowe wambajije iki kibazo naho itangirira. Wakabaye ukora ibi ngibi, ariko hari igihe ugira gutyo ugakubitana n'ikibazo. Igihe cyose ushatse gutera imbere amafaranga yawe yose wari ufite akayoyo kutazi impamvu, ntabwo nkubwiye ngo usubire mu guterekera, nta nubwo wanabibasha. Usubire mu kubandwa, nta nubwo unabishoboye. Ahubwo koresha icyo bita umushyigura, umwifuzo, umwirinzi, umusendabazimu, umuvumburabazimu, kamaramahano ndetse n'ibindi nzajya ngenda nkubwira. Utabishoboye gira gutya uze tuganire, turebe uburyo ibyo byose byavaho bikarangira. Ndaha Kicukiro santere, hano i Kigali Kicukiro santere. Iyo uje urambona. Ahandi ni hano iburengerazuba, hano Karongi, hano neza Rubengera. Jya umpamagara uze uhansange. Nintegura kuza namwe aho muri nkabavuna amaguru neza, nkabegera, nzajya ngenda mbabwira, ariko aho ngaho habiri murahambona. Noneho rero ni iyihe mpamvu bagiraga gutya bakarongozwa umwishywa? Ubundi
kurongozwa umwishywa hari icyo byari bivuze. Nakubwiye yuko kubandwa no gutekera byari ukugusha neza abazimu. Noneho ubundi kurongozwa umwishywa, umusore yabaga ari hariya, inkumi ikaba iri hariya, bagafata noneho igikangaga bakagishyira ku mutwe cyangwa se ku mutwe w'umugeni. Icyo gihe habaga hatabona, noneho ibyo birori bigaherekezwa na ba nyirasenge w'umuhungu. Barangiza umusore yamara kugishyira ku mugeni wiwe, icyo gikangaga cyangwa se icyatsi bita umwishywa, agatangira akavuga ati, akavunderezaho amarwa yabaga yajunditse, akavuga ati ndakurongoye kanaka wa kanaka. Ibyo byagira ngo abana babo nibavuka bazabe bemewe n'iki? Bazabe bemewe n'abakuru. Wabyumvise? Sinzi nimba abantu mwambajije ibi bintu mbibasobanura. Ese murabyumvise? Icyo udasobanukiwe ongera umpamagare, noneho ejo cyangwa ejo bundi uzongere nawe usubizwe. Ariko kiba kigamije ahangaha ni ukukwereka ibya mbere uko byari bimeze. Ese ni ingaruka muri iyi minsi bitugiraho ni izihe? Hari igihe waba ufite karande kamezamiryango ukaba umeze uko nguko ariho uzikura, cyangwa se ubikura mu byo bita intezi. Ugasanga umuntu baramuteza amahembe, baramuteza urwabuko cyangwa se umwange, cyangwa se arakundana bipfa. Afite icyangiro aho ngaho, ndetse n'ibindi. Reka nkubwire, ikiganiro cyo ndabona amasaha yanjye rwose neza arangiye. Ku muntu unkurikira, uzajya ugenda unkurikira nk'aya masaha ngo usobanurire, tuganire, tujye inama y'icyakorwa kugira ngo ibyo byerekeranye nababwiye yuko ari ibintu bitatu ba sogokuruza bacu bakekaga ko ari byo batera ibibazo, byarangiza bikabakuraho n'ibyabo. Harimo amarozi, harimo imyuka mibi, harimo no kurenga kuri kirazira. Hari igihe waba ufite rusaho zihora gusahura bituruka hamwe muri aho, ukagira gutyo ukabura urubyaro, bakakuzinga cyangwa se bakakumanika ku mugabo. Reka nkubwire, reka mbanze nguhe umurongo wa telefone, uzampamagare, uzahomba ndi maze mbe nagufasha. Umurongo wa telefone ni 07 8 00 75 130. Kanyi gusubiriremo neza, ni 07 8 00 75 130. Iyo ni MTN. Hakaba rero hari na Airtel Tigo ni 07 25 92 63 36. Reka nyigusubiriremo yandike neza, ni 07 25 92 63 36. Reka nkubwire wowe warunkurikiye, wowe warunteze amatwi, niwandika iyo mirongo yombi ujye uyandikaho Kisake. Ndahangaha rero i Kigali, Kicukiro Centre. Iyo mpamagaye rwose ndakuyobora. Ahandi ni hano iburengerazuba neza ahangaha Rubengera, hano muri Karongi. Abantu munkurikiye muri iburengerazuba mujye muzamuka, abandi mumanuke muze duhurira ahangaha neza Karongi Rubengera. Mpamagaye nugera ku giti kinini rwose neza ndaba nakubonye, ndahita nza nkutore. Hari abandi rero mufite ibibazo bisanzwe nagiye mbaganirizaho byo mu mubiri, namwe mumpamagare tuganire ku byanyu, noneho tubone uburyo ki ibyo ngibyo byose byagira gutya neza bikarangira bikavaho. Mbibutsa ko nabashyiriyeho igikorwa cyo kubakurikirana. Gira gutya nawe uze kino gikorwa kitari icyarangira, noneho rero turebe ibyo bibazo waba ufite, tubishakire n'igisubizo. Ndagiye rero, Uwiteka abane namwe mwese. Wari kumwe na Kisake. Bye.